Meddy ari song arimo aratwikira broski nose ntabwo uzi ko yaratanga ejo hashize mu nyuma y'amasaha 28 ndasohora indirimbo ashyiraho n'izina ntabwo bikenewe kuko yubatse izina uriya muji kuko nose kuki yasohoraga gospel mbere tukazikunda zitasabye agatwiko Meddy yarazaga mu mwaka umwe song imwe ikajya hiti ariko sinumva ukuntu ngo yatuje ahubwo akaba agarutse mu bintu ngo umugore aramukubita ibiboro byatangiriye kwa Roke ariko byatangiye Roke avuga ngo nagikwi akise ibintu bibaho abenshi baravuga ati nibyo ubwo niyo wafunguye game y'agatwiko ariko ahantu ngiye nahise muriza yuko Meddy ashobora kuba ari ushobora kuba ariyandikishije inkuru zigatamba kuko ibinyamakuru nabonye bikora copy barimo barashukwa n'aba diaspora bro bari abakobwa bose ubona n'ikipe ye diaspora aravuga ati nyohereza nudes zawe ndebe urumva tindaguha amafaranga ya nayo ko mumeze neza cyane nizere ko muri amahoro aho mudukurikiranira mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi ni BigTown TV nitwa Patrick the Entertainer tugaruka muri stories zitandukanye uyu munsi tugarukanye no mujene tujye kuba tuganira ku byinshi cyane babivugwa hirya no hino ku isi dutuye umeze fresh kabisa namahoro ibintu biracamo urabibona nyine ni ruzungu kabisa iyo dread biza mu maso ni wowe bikora cyangwa ni kuba barayigushyizeho oya nuko ari njye babishatse tu ni kuba bishatse nshaka nanazamura bivuze iki se nanazamura nyina kenshi ngo ndakubona kari mu maso hari n'abantu bazi ko ngo mba ndi kuba medita bo batamedita ndetse kaba kabuze iki kukamanura mu maso nyine mba mbona ari wo mudeli wanjye tu ari wo mudeli wawe ari byo fresh sometime yeah nibyo bigukorera mbona ari byo fresh nyine uzareba abantu benshi bashyiraho dread bagashyiraho look bashaka ngeyo nshaka ndamanura mu maso tu no wangu uri muhindura look ntabwo ugihindura dread se ngushyiraho nka ordinaire mwana ntabwo byabaho urabona umusatsi umuntu aba atunze imyaka ingahe yawogosha bro izo ni dread zawe n'umusatsi wawe ntabwo nshobora no gushyiraho ibicupuri ni umusatsi wawe ariko na dread ngira ngo bagura zindi zisanzwe urazigura ugatera ariko nge ntabwo ko nigeze mbikora se izo zimazeho nk'imyaka ingahe imyaka 3 inigiye kuzura ubwo simvuvu ntabwo ziba zirimo mwana kandi nkubwira ko umuntu aba agomba kwita ku musatsi ukaba usa neza nk'uko ukaretusha ariko si bisaba amafaranga hari umuntu ukennye watunga dreads ntabwo bibaho biravunanye bro ufite amafaranga biravunanye ahubwo wowe wifuza kuzitunga bro umuntu wese ufite dread y'imiyango ni umunyamufungo wawutunga utayafite ajyemo ivumbi n'uhita ujya muri salo ngo ujye ukanyageza nyamona zacupira oyasha biba biterwa n'iki waba utandukaniye n'umusazi se ariko nanone fresh sana ni byinshi rero biba bivugwa cyane kuri no mihanda uyu munsi nize story none uzanye mwana mfite story mfite nk'ingingo 3 dushobora kuganiraho tu dushobora nko gukubita kuri ibi bintu biri ku mihanda amazi iminsi n'amagambo bya Meddy na Mimi n'iki Meddy ngo arimo arakozwamo nk'ikiza kavaga imyuko nginkweto arakubitwa urumva tukagaruka noneho ku mujamamani uri kubabaza abasore b'i Kigali cyane byadanje duhere kwa Mimi twagiye awitwa Meddy ngo arimo arakubitwa ko umujama se wamumenye namumenye turaza kumugeraho nawe Meddy ngo ngarakubitwa byadanje hano mufite imbwa nziza nayikunze na amafaranga na amafaranga kabisa bigaragara Meddy ngo arimo aramukubita bamuzize iki ufite amakuru cyo cyo ntabwo nemera yuko ari gukubitwa ikigaragara cyo nta gatwiko kandi abantu barimo barirengagiza udutwiko bimaze kuba byinshi Meddy ati Mimi ngwino sobanura ibintu biri kuvugwa ku mihanda umugore nyine aza kuvuguruza ko adakubitwa umugore ati umugabo ibintu bivugwa sibyo nagakubitwa ngiye nkumva yuko Meddy ari song arimo aratwikira broski afite indirimbo yenda gusohora ahubwo abantu nimba batabizi simbizi nose ntabwo uzi ko yaratanga ejo hashize mu nyuma y'amasaha 28 ndasohora indirimbo ashyiraho n'izina ibyo ngibyo bivuga umugore yamaze gusobanura ko atajya kubita umugabo atajya kubitwa ubwo Meddy nawe yinjiye muri ka gatebo ka babandi babanza gutwikira indirimbo ese Meddy na kiriya gihagarona zira metero umva se ikintu kibabaje nuko narimo aratwikira indirimbo ya gospel ibyo nta nkuri birimo no se ari nego ngarewe niyo atwikiye gospel
byaraferinze ariko byaraferinze ntabwo byaferinze oya Aline Gahongayire kuko muzi ko ari umukinnyi wa filime nimajinye ko n'ubundi ari gukina ni trailer noneho nimajinye ko ari movie nyine arimo arategura yakina na filime kumbe nabyo uzi se ntabwo mbizi nta filime ndamubona nta filime ndamubonamo ibyo filime ntabwo nkunda kwikurikirana cyane hari nka filime yo muri 2012 ya Paul sinzi nimba iyo movie na munyarwanda amenye utayizi kabisa yakinnye noneho abantu bagize ngo n'ubundi ni trailer igiye gusohoka n'ubundi ni movie uzayibona bro nje ngubwiye Messi asohoye indirimbo nyuma gutwika we yasohoye indirimbo bavuga ngo yatwikiye indirimbo akira ni film ari gukina man reka rya ni filime kandi zasohoka muzayibona zakina amatwite imihanda ibiri amakuru menshi mani none se mwana Meddy ko Gahongayire ubutumye nanamuvuga uriya mubyeyi tu mu abantu bose basenga Imana Nese Meddy ziriya metero ebyiri wa mugani uriya mugore amunyuzamo iki nibyo abantu yafata n'umwuko ko nsigaye mbona amatambunera araha ku mihanda ari imyuko barimo yariyo mwuko urabona abararakaye nabo ngo video ngiyi afungura ugasanga ni yahuzo nta kintu kirimo ugasanga ni yahuzo man urumva mbese ikintu kiriho ni iki ngiki umuntu yakibaza ngo Meddy ni izina afite umuntu ugeze kugira miliyoni ya views ku munsi umwe ibyo nta wundi muntu urabigira vuga sasa y'umunyarwanda ufite indirimbo ifite views nyinshi se mu Rwanda oya ni nawe wagize ugayigo kugira miliyoni ku munsi umwe nta wundi muntu urabigerageza none yereka mubwira ukuntu ari agatwiko ibi bintu byatangiye umwaka ushize abantu ntibabiha imbaraga nyine kuki bigarutse muri uyu mwaka dutangiye Meddy akaba ari bwo none agira reaction yo kuba yabivugaho nawe ku giti none se nanone iyo minsi yose ishize yaragitwikira indirimbo indirimbo mani hari ukuntu ufata umunyamakuru cyangwa igitangazamakuru runaka cyandika kuko ziriya nkuru akenshi utazagira ngo ni aba YouTuber bazivumbura mbere ngo bazivugeho reka ni script duhabwa ni script muhabwa ni script musoma ugasanga wenda urugero inyarwanda irakubise isimbi iranditse igihe pa yawe tv.com iranditse nabonye na MI isigaye yandika kandi ugasanga ni inkuru zisa ariko hari uba ufite imvano yaho bayishishuye mbere tu buriya inkuru bakunda kuzishushura ku gihe igihe cyo gita amakuru agezweho yizewe kabisa yizewe ntabwo aricyo cyatuzanye kuvuga kujya ahubwo ikintu n'iki ngiki iyo minsi yose ishize Meddy yatwikiraga indirimbo cyangwa ko yaranakubitwaga yatwikiraga indirimbo man ariko ni gute umuntu atangaje biriya bintu nyuma y'amasaha 28 ati mfite indirimbo ese niba yarabonye nyine societe irimo kumufata ukundi akabwira umugore ati wasobanuye ko utajya umubita oya bro oya we cyangwa buriya hari umise nibuka abanyamakuru babisesenguye ndabisesengura nifata ku mavuta yigeze umusesenguzi n'asesengura n'ibitabaho ngo impamvu ngo mimakubita Meddy ngo ni ukubera ko ngo agiye ngo kujya muri gospel Meddy naca kuza n'umwana mwiza kujyana kubitwa nyine agatuza ngo agiye ngo kujya muri gospel ngo niyo mpamvu ngo arimo arakubitwa nyine ngo umugore ntabwo abyumva ukuntu umugabo wari ukunzwe mu njyana ya sekura ngo agiye ngo muri gospel arimo arazira kuba ahinduye kandi yuko hari indirimbo Meddy yakubise gospel irakundwa ariko sinibaza impamvu kuri iyi sano naje atwikira gospel kandi imbere yarazituririmbira ese ibyo bintu byaje by'udutwiko mane ubona bitazagira bikangiza icyo nakwita nk'umuziki ntabwo byakangiza umuziki ni iterambere se no hanze bibaho no hanze bibaho Padevesti abo baze deep protection yo yaje ikora ibindi bintu ariko yego ni video yashutingaga nawe ni video yenda gushyira hanze video yasohotse sinzi niba urayibona ya Devist ni ya ndirimbo yitwa Truth All There tu yasohotse kabisa mbese hari ibice bimwe hari ibice bye kiriya cyumba birimo kiriya cyumba twabonye ntabwo aricyo kirimo gusa naho harimo room kandi muri iyo ndirimbo harimo umwana kabisa ufite uruhu rwirabura ariko umuntu nazapfa bajyana gutwika sinumva ngo umuntu azapfa ari gutwika kuko buriya Davis ni umuntu uzi gucuruza borozi ngiye mbona atandukanye byatangireho ubundi ibintu by'udutwiko gutwikira indirimbo
ibiboro byatangiriye kwa Rocky. Papa Cyangwe na Rocky. Papa Cyangwe na Rocky. Bakorera indirimbo mu bukwe ngo na Social ndakeka Social. Papa Cyangwe yakoze ni Papa Cyangwe na Social Mura. Iriya wazanye game bavanga Rocky yakoze game y'agatwiko. Rocky yakoze ubukwe. Byatangiye Rocky. Ariko n'abantu bari bazi ko ari byo. Ariko byatangiye Rocky avuga ngo nta gikwi. None babona arabacarenginze none akoze ubukwe. Akoze ubukwe. Ati se ibintu bibaho. Abenshi baravuga ati nibyo. Abandi bati sibyo. Yagaruka mu gasobanuro ati sinatezuka ku nshinga. Noneho bikaba challenging. Ubwo niyo wafunguye game y'agatwiko. Biza kurangira bifashe indi ntera n'abahungu bose barabiyoboka. Nose Yago Boro nawe nabonye. Ngari kumwe ngo sinzi umbebi w'umunyarwandakazi wavuzwe mu rukundo na Harmonize. Vuba. Cyangwa naho gona. Niba ari The Keza, niba ari Kevin Gada cyangwa. Aya taru nangari kumwe w'umuzungu ni vuba aho Harmonize atandukaniye na Kajala. Ndi mu baby ngo na baby wabonye se yicaranye na Yago ku kimoto. Nawe mubonye. Amufashe no ku iki n'iki. Sinzi nimba baramubonye. Yego. Niri ishobora kuba ari agatwiko. Reka. Ibinyamakuru byanditse ngo Yago ngari mu rukundo ngo no mu baby n'uyu. Ese Yago nawe afite indirimbo agiye gusohora. Wabwirwa n'iki? Kungubu ngiye nsigaye narumiwe ibintu bibera kuri iyi mihanda y'Ikigali. Ariko nawe nabonye umusaza nawe umuziki arimo focusingaho cyane. Muzike yajaje kabisa. Sinzi na content ashaka kuzana. Sinda. Mbese ibintu biboro icyo kiza kubura ikintu cyose kigirira ingaruka ziri negative n'iziri positive. Akuremera yuko Meddy ari gutwikira indirimbo igiye gusohoka y'Imana. Akasi indirimbo y'Imana barayitwikira. Indirimbo y'Imana barayitwikira Imana. Ese no boro yo bitabyayora. Ubwibonye ikintu kitari cyiza. Indirimbo y'Imana barayitwikira bikaza ahubwo cyane. Barayitwikira ku rwego rwo hejuru. Nyine yego umuntu ufite izina nka Meddy ni ryo kubanza gutwikira ikintu cyose. Sincaza ko buri indirimbo yose yafata. Nuko saba adaherutse gukora umuziki. Manu ramuji amaze iminsi. Ni imyaka. Abantu baramwibaye ko abantu bafite abafana babo mane bahoraho nago bajya bibagirana. Bahe. Siro nabonye murare n'ibintu King James akorera abantu. Nyine bariya nago bajya bibagirana nka Meddy abantu bakabisipoza ngo yahawe amafaranga n'abantu bavuga amakuru niba ari byo cyangwa atari byo. Ntago nyamvuga ngo uruhande ni rwo cyase. Ariko ahantu ngiye nahise muriza yuko Meddy ashobora kuba ari we ushobora kuba yariyandikishije inkuru zigatamba. Kuko ibinyamakuru nabonye bikora copy. Nimba igihe cyanditse Inyarwanda yahita ijya copy. Isimbi kore copy. Natuntu tuba dutandukanye maze. Cyangwa cyamutse. Ntago biba bitandukanye. Ntago ibinyamakuru byandika stories zimwe. Ahubwo buri wese yandika mu buryo bwe. Niko bigenda. Ako ubu biba bijya gusa. N'igihe usanga na phone mfite ngo gusome nko ku Nyarwanda tujya no kugira. Biba bisase. Mbese umuhungu akore wabwiye ngo munyandike. Usanga Aya. Meddy akumbiye kuvugwa hano i Kigali bro. Meddy ni nese ikintu cy'amafaranga wari ukomoje. Ashobora kuba ahubwa nahari. Ayo mafaranga se wari ukomoje. Ngo miliyoni 70 yanze muri arena ngo kuririmbira abanyarwanda ejo. Afite amafaranga. Ukaba ibyo ntabwo umuntu yabihuza no gukubitwa ariko bucyo umuntu yibaza ni kimwe. Umuntu nka Meddy akwiye gukora prank ngo yo gukubitwa ngo agiye gusohora indirimbo. Ibyo nibaza ntabwo bikenewe. Kuko yubatse izina uriya muji kuko nose kuki yasohoraga gospel mbere tukazikunda. Zitasabye agatwiko. Meddy yarazaga mu mwaka umwe song imwe ikajya hiti. Ariko sinumva ukuntu ngo yatuje ahubwo akaba agarutse mu bintu ngo umugore aramukubita. Nawe akaza kwi-excuse ku bantu ngo umugore we nasobanure ukuntu ibintu bihagaze. Cyangwa ari byo. Na pressure ya society man biriho. Nagibaho uzareba umustar bavuze amakuru atari yo kakatituriza. Icyo gihe Rocky nawe wigeze abivuguriza iby'ubukwe. Rocky yarabivuguruje. Okay none. David se nabivuguruje biriya. Oya warabyemera. We after business izarimo z'udukingirizo. Agiye kujya curuza udukingirizo. Twitwa deep protection. Urumva bari mu kazi ariko. Urumva we yarabyemeye nyine. Niba twari turi hariya twakoreshejwe nyine abantu tugomba kwikingira. Banatumenye. Tugomba kwikingira.
urumva we ari muri business ari mu bucuruzi ahubwo burenze uriya muje we aranarenze bya danje bro aranarenze ahubwo bya urumva none se ibyiza by'ibiboro byaje maze gufatira n'ibiki bibi byabyo n'ibi reka nkubwire icyiza cy'agatwiko niba ngiye ku giti cyanjye maze iminsi navuga nka buriya Juno ntabwo ashobora gukora agatwiko kuko arasohora buri munsi indirimbo aradropinga arasohora kabisa buriya ikintu cya mbere inyungu ushobora kuzikuramo public yongera imvugeho igira ikintu ibirangariye indirimbo yawe ni isohoka nyine abantu bose baba atansiyo kwa ngo ese wa muntu ibi bintu afite strong arakomeye afite azanye wehe muzika azanye indirimbo imeze gute bigendeye no kubina amazi iminsi avugwa bihagaze gute ubwo ngubwo indirimbo nanjye nzajya kuyireba kuko ndebe ko wa muntu ibintu bimaze iminsi bimuvugwaho ari byo koko bifite ukuye kuri none se umuntu nka niba ibyo bintu nyine bisigaye byaraje byo kujya kubanza gutwikira ikintu ugiye gukora umuntu nka Moses agashyira video hanze imeze kuri yawe agiye gusora n'imideli sinakubwiye ko ari abantu batatu Moses da baby abo bantu kabisa none se we akaba agiye gusora indi myenda irenze se uriya se uriya we mani we yarabyikoreye byatangiye umwaka ushize sinzi nimba barabibonye hasohoka amafoto n'iki mani twese turi abamodo n'abantu batari babizi modo urumva nawe uramodaringa ngende umumodo sinzi impamvu utabizi ntabyo narinzi ngende umumodo tu n'abantu batari babizi modo niyo mpamvu ngiye kuvuga kuri biriya bintu bya Moses nk'umuntu ubisobanukiwe neza ibintu mbizi birimo ibintu bijyanye no kumurika imyenda first of all umuntu winjiye mu mideli baba bumva yuko agiye mu butinganyi cyo mbanza ciye gucisha moto ntago ari cyo umuntu ujya mu mideli tumva ko akwamaganira ibintu byo kwinyonganyonga muri society bano bamwimodaringisha bamugani arajya yiriye arimo arikatisha ayo mabona bidasobanutse uzarebe ahubwo wowe ntago umujama aba yiriye uzarebe iyo umujama ari kugenda aba ari seri aba ari seri akirya nawe ukabara mu mani nta mwiryo urimo njyewe uze kumbwira ngenda imbere ya kamera wambwira nimba urabona harimo umwiryo kandi no ku bakobwa uzabacunge nta mwiryo uba urimo ahubwo umuntu aba ari seriye kurusha uko ubitekereza ubwo motion hewe icyo kintu abantu bakibavemo cyo kumva ko umutipe wa modarinze aba ari umutinganyi icyo cyo babanze bashyiraho towa ntabwo ari cyo nimba ari kutwanduriza izina ntabwo icyo ngicyo cyari cyo urumva biriya bintu ngiye byarambabaje rimwe numva nyine na modaringi ndayanze tu ibintu bijyanye n'imideli ndabyanze umuntu nambona ndi kugenda nawe uzaba nka wa wundi ubakuriye umeze nka wa wundi mani wapi Moses kane ni wari ubakuriye se abamodo ntabwo numva yuko ari ukuriye abamodo nuko yagize izina akagira na kampani mbese abamodo mugira ishyirahamwe mubamo rirahari kabisa nawe aribamo se rirahari ku buryo ushobora no gusinya kontara ahangaha runaka aba yararirenze abakirizamo se none se abakiri umumodo ntabwo abakiri umumodo mani ahubwo we yabaye ni CEO yabaye mu designer afite imyenda waratanga ahubwo babamodo bakambara we iyo level yarayirenze yo kwambara imyenda akayerekana iryo shyirahamwe ryanyu riraciritse rero niyo umuntu arirenga arirenga gute umuntu usarenga kampani gute bibaho bibaho ntabwo bibaho we afite kampani ye ku giti cye noneho we akazi babamodo ni nkuko nanjye ubu ngubu nshobora gushora umufungo wanjye muri design y'imyenda ubwo turi guhera mu mizi kugira ngo ikibazo cya tukigeremo neza tukinjiremo neza nshinze kampani njye ntabwo nyikeneye kwambara ya myenda ngo nambuke abantu babibona aho habona noneho igisigaye ni uko ndahaca bavuga ati uyu niwe wabikoze niwe gitinze nicyo cyonyine gisigaye tu we ntabwo ukibyambara ahubwo baba bati Ricky niwe designer w'iyo myenda ahubwo baba modo bari kuza nibo bambara ya myenda nakoze ubwo urumva urenze ninde n'abandi ukora imyenda bambara wakoze imyenda urumva aravuga ati ninjye wakoze ino myenda yipresente bamukomera amashyi ubwo urwo rugero motion yagezaho we ashinga kampani y'imyenda tu Moses ashinga motion yego sora imyenda myiza inakora imyenda myiza nubwo numvishe benshi ngo
barayitwika nka bya bintu byabaye kuri Balenciaga na Kanye West sinzi niba ndabizi kabisa ngo inkweto barazitwika bitewe n'amafoto bafashe abana nyine ntabwo ushoboye nyine gukora ikosa rimwe rikafitana n'ibyo wakoze byose hanze Balenciaga barazitwika niko bigenda hariya nako n'abakontara bitewe n'amafoto bafashe umwana ariko kwamamaza Balenciaga mu buryo butemewe umwana mutoya rero niyo mpamvu usanga nyine nka motion ubu ngubu ndakeka yuko nimba urugero yari afite nka miliyoni 5 sinzi story nigeze kubona urumva mbone n'imyenda ngo batangiye kongera kuyigura bari baragurishije nyine bakayihagarura bakayihagarura yego no se umva bitari kubafekta ririya tangazo none se bakaba yabikoze agamije iki sinzi ko nyine bayisizeho ngo umuntu agarura imyenda ngo yari yarahaguze ngo bongere bayigureho nose nta gashya bashaka gukora wenda no kugira ngo iyo myenda bayimare muri societe ikindi ndimo ndabona bayimare muri societe yongera yisubize se ese ikintu dore cyari ikintu cyo kiri hano utapfa gusobanukirwa ngo kimeze gute urumva n'umuntu wese yashaka kwibaza ubundi nk'ira video bagiye hanze abizi iri kuri Snapchat yande yiwe abizi cyane nyine wowe utekereje umva bikoza agamije nk'iki telefone kabari yawe video yajya hanze utabishatse kijya hanze tuvuge ko ama video yose ufite muri phone hari umuntu ushobora kukudropingira video hanze utabishatse dore ikibazo ni iki rero buri kintu cyose kigira ingaruka mbi n'inziza motions ubona hari n'umuntu wayimenye utaruyize ariko nibwo ikibazo ni iki yayimenye mu buhe buryo waruzi motion atazi Moses yego hari umuntu waruzi Moses atazi motions ariko uriya we ntabwo ndi kubifata mu gatwiko kuko uriya yagiye mu yindi business irenze n'abanyarwanda man gute amashusho y'urukozasoni we yareruye abandi suzi ko se babihisha n'iki bihisha nta muntu byemera birase baramwishyuriye yarishyuye yavuze ko ari muri shoot z'urukozasoni noneho kwiregura kugira ngo yemere yuko umuntu aba yakoze ibintu ariko akabura ibintu yiregura aravuga ngo hari ibyo ngo begitinze ngo bongeramo bitashutinzwe gusa urumva ibyo bintu bibaho gute nose ni sample ni trailer ni sample nyine yari ari kwerekana umwuga yinjiyemo yeruye abanyarwanda avugwe kuko sinzi niba yaranditse ngo 2023 kuri ya foto sinzi ibintu yanditse yakunda gukoresha ijambo kwanda ni ukwagura ariko ntekereza ukwagura nyine urumva yakunda gukoresha iryo jambo kwanda none se reka bivuze kwagura imikorere kwagura yagiye kwandara man kwandara ni kwandara yabatubwiye ni 23 nzandara ni ukwandara man uri yagiye gusenya ahubwo ibikorwa yubatse yango byemere nese ubwo akaba agamije ikimana ibintu byamuvunnye kuriya ari gusabye wa mwana wumva ushaka kuba umumodo bro bimushiremo nakubwira wa mwana ushaka kuba umumodo niwe muntu arimo arakorera ibintu bitari fresh kabisa nyine ngo kwanda no kwandara yavuga kwandara man kwandara bro hari icyo none se ko ibyo bintu byo kumashuri y'urukozasoni yarabisobanuye avuga ko azayakina vuba yavuze ko ngubu agiye gusohoka atingana n'undi muniga agiye kuba umukinyi w'amashusho y'urukozasoni n'undi muniga amashusho y'urukozasoni akazagaruka se umuntu ifoto yahise aposting avuga ngo Gindayi Paris nagiye gukomereza imirimo Indayi Paris mwana umuntu w'umugabo abindaya Gindayi Paris kweli ntago numva nyine umuntu w'umugabo abindaya kweli ntago mba none se man ko numva ibyo bintu se ndekeza ko numva ahubwo ndumva byarafashe indi ntera itari iyo byari biriho genda umva mane arimo arasebya izina ry'imideli kwanza ntabwo ari iry'abamodo ku giti cyabo ku gihugu se byo ni imideli ku gihugu igihugu buriya hari nk'abantu arimo aratinyura urumva bashobora kuba batinyaga biriya bintu nyine kuvuga ko yabikoze se tugahita tugaruka kuri cya kintu cyitwa ikigare ugasanga ugiye kwadukana umuco utari ufite ngo kuriya yabikoze se
ko ntacyo bamutwaye ariko ndi bakabatina ko atabikoreye mu gihugu yabikoreye hanze y'igihugu. Ahubwo hari ikintu nibaza buriya iyo agarutse mu Rwanda ariya mashusho yaragiye hanze hari ikintu bamubaza. Shabyo naba nkubeshye kuko na Baby ntibamufashe. Sheni yagiye hanze warayabonye nakwereka muri phone ubu tsameshe yambaye akora iki akora iki broski ntibitamenywa n'injiji dansa ntibitamenywa n'injiji wallahi. Okay, so gatatu twari dukurikijeho we story imeze itese ahubwo bari aba Baby ko bagiye bazasaza nabi man. Bari aba Baby hari ukuntu umuntu aba babona akavuga ngo bari mu kirenge cya Shadibu wenda niwe bafatiraho cyitegereza. Ariko bana ari sinzi ibintu nigeze kubona bya Fofo. Fofo dance. Fofo dance we ntago amakuru yenye afite fresh ari mu bantu bakunda gukurikirana bya danje tu. Uwo musista wundi we waratubwiye story y'imeze gute? Amazira y'inyakuri. Da Baby ati umuhanzi bakundana uramuzi se? Oya. Witwa Zira. Zira nimba umuzi tu. Niwe musheri wa Da Baby. Da Baby buriya ni umupeti wari Butare man. Majyepfo. Urumva? Peti wo mu majyepfo kabisa. Baby yahize hiti kuva kera. Buriya Da Baby ngiye muzi ataranajya no mu ndirimbo yawe ukama ndakeka niyo yamenyekanye. Umunyeshuri i Butare. Buriya hari ukuntu nyine umuntu ashaka hiti we yaravuze paka tukabate mpaka fe munyishikiri menyekana. Ntabwo usanga umuntu nkuriya ngo ibinyamakuru niba bafitemo abagabo babo se ugasanga ikinyamakuru cyanditse ngo umunyamideli ngo runaka ngo yakoze ibintu uriya yamuritse yahe imideli mwana. Isimana ibyo bintu ntabwo bizageraho bikangiza urubyiruko se. Ibaze umubebi muzima uzi ikintu barimo barashukwa n'abadiaspora bro. Bari abakobwa bose ubona n'ikipe ye. Abakobwa bakiri batoya mwana utagira ngo ari n'umwe ufite n'imyaka 23. Urumva ni batoya mwana ntago ari bakuru. Abadiaspora se kubajyana hanze kubaho umufungo. Diaspora aravuga ati nyohereza nudes zawe ndebe. Urumva? Tindaguha amafaranga ya nayo. Baby nawe akabikora akamwoherereza. Mwana ubwo urubyiruko rw'uyu munsi wa none nayo mashusho rwirirwa rushyira hanze nyine bitewe n'ubwo bushobozi. Biterwa n'iki nibura ry'akazi cyangwa se no gushaka ubuzima butari ubwawe. Ni imikorere sometime ituma wanga gukora umurimo uvunanye nyine. Ugashaka ibintu bituma bikwinjiriza vuba vuba. Buriya Baby barababwira mutwohereze nudes zanyu tubaha amafaranga. Baby nawe akumva ntabwo ari ibintu byadanje kuba yahereza arimo arakitera akamwoherereza. No iyo ushwanye na wa muntu yataka kubita hanze niwe uhita ugutamaza akahita bitambaza mu bantu hano i Kigali. Isika kubona sana none wabona nka Moses rero ari nk'uramuniga uramuniga arimo kumwumva wabona ari nkawe wabona ari nkawe wayishyize hanze. Ahubwo ikintu naramenya aba yabaye umugore ako nguriya mujama n'ubundi asanzwe akina ziriya boro z'urukozose. Moses uramuniga wundi abazungu bari kumwe tu. Urumva rero niwe wamwinjije muri game aho yamwinjije muri game hariya ngo mu Butaliyani nawe arabyemererega ko yari arimo arazikina. Ariko si ubwo ngubwo si ibyo ngibyo by'amafaranga twari duhereyeho mani. Ni amafaranga nyine ugasanga man umwana muto w'imyaka 20 utangiye ubusabwe buri hanze nawe utabuzi kuri desi. Buriya ninde wamugira umugore amadolari 100 mani utagira ngo ni n'ibyadanje. Ariko no gushaka uwo ubuzima butari ubwabo nabyo ni ikibazo. Nabyo ni ikibazo gikomeye cyane. Baby aravuga ati nge iwabo ni mu majyepfo ariko azaza guhigira i Kigali abone fame. Ako ikintu nagira inama abana b'abakobwa mani biha agaciro yumve yuko nyine kuvuga ngo subumva ari ibintu byoroshye se we yakambara ubusanga kohereza bakamuha amafaranga aba yumva nta kintu. Nta bintu byadanje cyubahiro cye kiba kiri kugenda kijya hasi. Bariya nta hantu bazigera bagera kuko abenshi ngo mba numva ngo dufatira icyitegererezo kuri Shadi
gute niwe role model ni role model ariko kandi ararenza yageze ku bintu bya danje aza agakino k'ukuntu agatwara bigeze babona se yiyandara ikambara ubusa kuriya nese uwo muniga we noneho kubajama hose kubajama uwo muniga waba bahaye irihe somo motions n'abamodo muri rusange somo yaduhaye mani tureke kwiringira ibidahari tu tureke kwiringira ibidahari we hari imideli wari wamurika cyane reka ukadizaninga umwenda oya ntago ndi umudizayina umunyamurika uramurika biratandukanye nkabambarira imyenda nkayamamaza ubwo biratandukanye rero none se Moses ubwo yakoraga iki byose yarabikoraga aradizayininga akanamurika siyatwaye igihembo cy'umudizayina mwiza muri Afurika vuba hashize byabereye muri Uganda izo boro yarazitanze ariko urumva ko gukora izina biravuna ariko kurisenya ni amasegonda ni insazi bro ni insazi wallahi ahantu harakonje wagira ngo turi mu Bubiligi dusuza aba diaspora natangiye gutitira siwe turagana ku musozo bari dusoza ibintu byaje byibesha none ko umuntu yava ngo by'udutwiko ubona nyine buri muntu wese akeneye gutwika buri muntu wese akeneye kumenyekana ariko buri wese intego yose biri mu kumenyekana nicyo kibitera hari nanjye menyekane mvuge niba wenda uririki ukora imideli ukabona nagozwi banyine kirema kando nyine kugira ngo bavuge bamenye hari n'umuntu wigira ipende ngo amenyekane mu mideli cyane kuko nabonye nk'abascout benshi baza kureba nk'abanyamideli bazanze uri umuhungu warigize nk'umukobwa nyine bo barabyishimira cyane mani wikurikira imiya guta agaciro kawe cyangwa umuco watojwe bro nuko boro ziba zimeze nuko boro ziba zimeze mani urumva rero ni hatari ariko umuntu yavuga ko wenda umunsi ku munsi turimo turagana ku musozo kugira ngo tunakureke fresh tuwe wenda dusoreze hano tuzongera n'undi n'ubutaha tuganire wagira ngo turi Burayi wallahi turi Europe n'ubundi hano turi Europe ariko hari imbeho ya dani urumva dusoza ikiri umuntu wenda dusoza ubutumwa abantu bakwiye gusigana n'ubuhe kugira ngo twisoreze twavuze byinshi cyane ariko bose nyine bagiye bagomba gusigarana muri ibi bintu birimo biraba by'udutwiko by'iki n'iki nuko ngewe numva yuko abana abari b'abakobwa bareke gushukwa ngo bishyire hanze ku mafaranga amanu ry'ijoro rimwe agashira hanyuma ku basore abo ni abakobwa wibanzeho cyane ngewe ndi kwibanda ku bakobwa kuko abasore mani umuntu ujya gukora biriya bintu ngewe mba nabuze n'icyo navuga bro urumva mani nabo bashukwa n'amafaranga bikurikira amafaranga guta indangagaciro zawe true story kabisa amafaranga yigushuka ngo wumve ko hari ibintu wagiraho wakora utemerewe mu buzima bwa muntu ngo ube wabikora amafaranga areke kugushuka bro areke kugushuka kabisa okay fresh sana wakoze cyane umusa mideli se vanga urayimurikira he vuba ngaha turahurira muri The Choice Award n'ibikunda okay courage nawe ejo bundi tuzakubona mu video ubona byanze gushya hanze gushya ngo tubone umuhungu sinarikora kuko ngewe ndemora ibintu byinshi bro ntago najya gukora ziriya shit ngo nk'umuntu muziranye se umenye ko abikora umuntu tuziranye mugendera kure nkuko ngendera kure inzoga n'itabi n'abagore inzoga n'itabi n'abagore bigendera kure n'uwo muntu wamugendera kure imana ariko mugira inama ngo wite bireke kure kubireka se ntabwo bishoboka kureka ibyo biriya boro wabigiyemo ntabwo wabireka addicted man ni nko kuyayuka ni nko kunywa mugo babyarangiye inzoga n'itabi se ntabwo urebaho uko tubiso wapi ntabwo mwana mu batambyi bro umwe icyayi n'igikoma umwe n'igikoma icyayi ahubwo ni uko mbere ya igikoma se wapi kandi nacyo ndagikunda wumva igikomye se urabyumva nyine tu okay fresh musa wakoze cyane kutuganiriza yaza ko n'ubutaha uzagaruka kuri BigTown TV reka dusubire ubutaha mwakoze cyane kudukurikirana ku bana natwe mukomeze kunogerwa n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi amahoro y'Imana abane namwe